dutegereje bashimira Imana ko imuzuye tukaba dutegereje yuko bazatubwira ati umuntu wacu arazutse. Iyi sanduku niyo yararimo. Iyi sanduku niyo yararimo. Amakuru nayo ngayo. Oya buretse. Ubu nta kibazo. Niyo yararimo rwose. Iyi sanduku niyo yararimo. None baramutwaye. Ubumwe muyitwaye he? Tubaye tuyisubije mu rugo dutegereje ibisubizo by'abaganga. Imana nidufasha arabaho kandi ubwo ni Satani nimutwara iramutwara. Twari turiyo kwirimba twamaze no gusenga no kuririmba. Bamwe bati ni igitangaza. Musaza bati ni mukingure nsezere mushiki wanjye. Dukingura isanduka nuko arareba atari ku muntu wanjye ko ndi bari mazima. Abantu bakuze bose barebye umuntu wapfuye ejo aba yagagaye. Bamwe bati ni igitangaza mwe mu byo twese rwose tubonye ari igitangaza kibaye na mu murenge wa Gishari. Ariko ni ibintu bitunguranye kandi birashimishije, ntabwo umuntu yaba yapfuye bamugejeje ku irimbi bamushyize mu isanduka bapfunye ngo umuntu ngo yazutse. Ni ibintu bidutunguye kandi bidutangaje pe. Azutse mbere y'umuzuko. Ariko tubonye umuzuko w'uyu munsi, umuntu umwe azutse bitewe n'uko bari bamujyanye ku irimbi kumushyingura hanyuma agahimbukira ku irimbi. Ibyo rero bitubereye igitangaza koko bitigeze kibaho. Twari dutegereje umuzuko uzaba ku munsi w'umuzuko nyine ku munsi w'imperuka, ariko tubonye uyu munsi wa none. Inshuti z'umusaraba, inshuti z'Imana, Uwiteka Imana abahire cyane kandi abareba n'amaso y'imbabazi, ukuboko kw'Imana kuze kubana nawe. Uyu munsi wa none tugarutse mu nkuru ngufi cyane ariko kandi inkuru ishimishije. Igitangaza cyabaye mukagira Imana mwe, habaye ibitangaza mu Rwanda muri Rwamagana habaye ibitangaza bikomeye cyane. Ahantu ni hehe? Ni muri Rwamagana ndetse mu murenge wa Gishari, ni mwirimbi ryahitwa kwa Nyirafaranga. Burya mwari muzi ko amarimbi yose agira abayitirirwa cyane, amarimbi yose agira abayitirirwa, bahita kwa Nyirafaranga. Ahangaha ni muri Rwamagana umurenge wa Gishari. Habaye igitangaza gikomeye ubwo hazutse umuntu bari bagiye kumushyingura. Mwokagira Imana. Iyi ni inkuru ikomeye cyane ndetse yakomeje kuvugwa cyane hariya muri Rwamagana. Ibintu abantu bavuze bati tumaze kumenya ko burya abantu bazazuka, ndetse bo nibatinye kuvuga ko babonye umuzuko wa mbere Imana itaravuga. Bati burya Lazaro uko yazutse amaze iminsi 4 mu gituro, natwe twamubonye uwitwa Lidiya. Uyu mugore witwa Lidiya ndetse yari amaze gupfa, bageze ku irimbi bamaze gucukura ndetse bamaze no gusenga bagiye gushyingura. Mwokagira Imana. Ariko umuntu wari waraye yapfuye, baza wumve neza cyane, yapfuye, baraza barapfunya bashyira mu isanduku ndetse bajya gushyingura. Uyu mugore Lidiya mbere yo gupfa kwe nabwo byari byabaje guteza impaka, bavuga ko uyu mugore Lidiya ndetse bavuga ko ngo yakoraga akazi ko kwicuruza, agiye babita indangamirwa, yakora akazi k'uburangamirwa, k'indangamirwa muri ba bantu bavuga ko bicuruza, ndetse bavuga ko yibye umugabo amafaranga utari uwe, ndetse umugabo utari uwe, umugabo bari baryamanye ngo yarimwemere 5, ariko uyu mugore Lidiya aza kwiba uwo mugabo amafaranga 40,000 arabimwiba. Mu kwiba umugabo 40,000 ngo umugabo ngo aravuga ati amafaranga yanjye twaye ashobora kuba arangaya mbere na nyuma uriye cyane, ngo arabivuga. Mu kubivuga nyuma gato aza gufatwa n'uburwayi bukomeye ndetse ngo abyimba mu myanya ye y'ibanga, ku buryo ngo harabyimbye no kugenda biranga. Abantu bakavuga ko ashobora kuba uriya mugabo yari yahise kumurogesha, akamuroga, akamutera ubwo burwayi, kubera ko ngo yari yamubwiye ko amafaranga ariye ashobora kuba ariyo ya mbere na nyuma mu mafaranga yose yariye. Aramuha ngo abo wibye nge sindimo. Uyu mugore Lidiya muri uko kurwara
urumva yagiye kwa muganga, abantu bose barumirwa, abantu birabayobera, ndetse ibintu biradogera. Uyu mugore aza no gupfa, arapfa cyane rwose, ko bamujyanye kwa muganga arapfa, umugore arapfa. Mu gupfa rero baza gushyingura. Urumva umuntu wapfuye ahantu hari abantu, itaka, ndetse kwa muganga bakabyemeza ko umuntu yapfuye, c'est fini. Baraza bashyira mu isanduku, barasezera mu rugo, abantu bararira, abandi barasenga, ibi bintu biradogera, ndetse ibintu birushaho kuba bibi cyane. Bageze ku irimbi, bamaze gucukura, ndetse bagiye gushyingura, bamaze no gusenga, ariko mu musaza we baravuga ati ariko mwokajya Imana mwe, njyewe nibwo nkiza. Umusaza we ngo yari yatinze kugera ku irimbi, yari yaturutse kure. Hafata ko nanjye mureke nsezere, mbere yo gushyingura mureke nsezere. Mu gihe apfunduye ngo asezere, basanga umuntu wari kureba, basanga umuntu ahita areba, arongera areba, induru ziravuga, abantu barahurura, abantu bakuru baraza, baritegereza, basanga umuntu yazutse kare, bari bagiye gushyingura. Umuntu arazuka, kiba igitangaza. Bahamagara ambulansi, arega ambulansi iraza, bakubitamo ibipimo, hakiri mu isanduku. Umuganga akubitamo igipimo, asanga umutima uri gutera. Abantu bavuze bati twabonye ibitangaza ahangaha muri Rwamagana, twabonye umuzuko wa mbere, umuzuko umeze nk'uwa Lazaro, umuzuko wa barabati twebwe tubonye ibitangaza bikomeye cyane. Isanduku bayishubije mu rugo. Lidiya uyu ambulansi bakima kumukubitamo igipimo, basanze umutima uri gutera, basanze ari guhumeka, bakubita mu mutima igipimo, basanga umuntu uri gutaraga, bahita bashyira muri ambulanse, bakumbisa amaserumu, ubuvuzi bw'ibanze barawumuhaye, babajyanye kwa muganga. Mwokajya Imana mwe, i Rwamagana habaye ibitangaza ndetse bikomeye cyane. Abantu bumiwe kwa Nyirafaranga ahangaha mu murenge wa Gishari, ibitangaza abantu bari kuvuga ati twe twabyiboneye n'amaso yacu. Burya waruzi ko ibintu Imana yakora ikintu gikomeye? Hari ibintu Imana ikora. Ubu rero bategereje kubona ko uyu muntu azanzamuka neza, yamara gukira, bakamenya ikintu yari yazize, niba koko uyu mugabo yari yamuroze cyane. Ubu hagiye kuba urundi rubanza rukomeye. Uyu mugabo nawe yatangiye kugira ubwoba, ndetse wari umaze no kwigamba, avuga ko amafaranga ariye ariyo ya mbere na nyuma cyane. Uyu mugabo akimara kuzuka, uyu mugabo nawe yatangiye gutigita, yatangiye kugira ubwoba ndetse bukomeye cyane. Uyu mugabo afite ubwoba, uyu mugabo arimo kwibaza uko biri buze kugenda. Ariko icyambere gikomeye nuko abantu bose bumiwe, bari kuvuga bati burya iby'Imana yavuze ko abantu bazazuka, twebwe twabyiboneye. Niba koko umuntu azuka, isanduku isubiye mu n'ubwa mbere mu mateka, kababwire bwaba ari ubwa mbere mu mateka y'isi cyane, n'ubwa mbere cyamaye. Ariko cyeka niba ari ubwa kabiri ahari, kuko uwa mbere wigeze gukora imva akayicukurira ni uwitwa Yosefu. Yosefu w'Umwarimataya wari umukire. Yosefu wari umukire w'Umwarimataya niwe wenyine wacukuye imva mbere y'uko apfa, ngo arayikorogoshora mu mabuye, bagomba kuzamushyinguramo. Ariko nyuma Yesu ngo amaze gupfa, arayimutiza, arayimwihera, bati jyana Yesu we jyana. Niwe wenyine. Uwa kabiri n'uyu mugore we yazukiye ku irimbi, bamaze gucukura, ndetse yaryamye mu isanduku. Ariko nikitaga isanduku bayishubije mu rugo. Ni igihamya gikomeye, igihamya gikomeye k'isanduku iri mu rugo. Uyu muntu yazutse, ari kwa muganga, isanduku mu rugo, abantu bose bumiwe. Ibitangaza byabaye muri Rwamagana. Mwokajya Imana mwe, ibintu birakomeye. Abantu bari mu byishimo, baravuga ati Imana tuzuriye umuntu, rero twizeye umuzuko. Abantu benshi bavuyeho bafashe umwanzuro wo gukizwa
cyane, nta muntu ubabwirije kubone gusa ibitangaza byabaye. Mureke mbabwire, arega burya Imana ikora ibintu ifite n'umugambi. Wasanga hari ahantu hari abantu Imana ishaka gukirizamo ubugingo bwabo, ikora igitangaza cyo kuzura umuntu, abantu bose bavuye bafashe initiative yo gukizwa, yo kwakira Yesu umwami n'umukiza. Bavuye bati ibitangaza twabyiboneye n'amaso yacu, barabati burya Imana batubwiraga iriho. Niba umuntu azuka, twizeye ko n'abandi bose bazazuka. Bavuye twabonye umuzuko mbere yuko Kristo Yesu agaruka, twebwe twawiboneye. Imana iguha umugisha. Kora subscribe, kora like kuri channel, kora comment, ibintu byose bigende neza. Shalom shalom. Yari amakuru ushaka kuguha, ariko niba nawe utarizera uyu munsi, wizere imbaraga z'Imana, wizere Kristo Yesu, umwakire nk'umwami w'ubuzima bwawe, umwakire nk'umwami w'ubugingo bwawe, kugira ngo azakugire neza, azakorera n'amaso y'imbabazi, kandi ukuboko k'Uwiteka kuzaze kubana nawe. Imana iguha umugisha, kandi Imana ikugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Haleluya.